ntabwo umuntu wese ushoboye kubwiriza yahamagariwe kujya kunga ingo. Mu ntega amatwi mu nyumve, hari umuntu Imana iha izo mpano zose akazikoresha. Icya kabiri, umuntu wese ubwiriza ntiyemerewe gutega abantu amatwi bari kwatura ibyaha. Kimwe mu bintu byica aba bahanuzikazi n'aba bahanuzi muri kubeshyera ingo n'impano ngo nizo zibisenya. First of all, ariko ndibaza uyu munsi Pawulo aramutse azutse akagaruka mu isi, agasanga uyu munsi abagore barimo barabwiriza, abagabo bicaye aho ngaho bari kumva, Pawulo ntabwo yabona ari amahano yaje mu isi? Uretse no kuba amahano, n'uyu munsi Pawulo aje hari ibyo namwigisha mwivuga. Ntabwo uyu mugore abwirije. Noneho Bibiliya iravuga ngo Yesu abonye abantu benshi bazanywe nande, abigishwa bazanye ibiryo, umugore azana abantu. Ubwo ukenewe ninde? Ibyo abigishwa bazanye Yesu yarabiretse, aravuga ngo mfite ibyo kurya mutazi, ariko ahugira mu bantu uwo mugore azanye. Uba apotre w'aba bantu ninde? Njyewe uburyo mbyumva numva bari gukora ibintu bitari ibyabo. Indeze umugore ni ibyande bari gukora? Umugore ari gukora ibitari ibye. Ninde mugore uzi wicaye mu mwanya w'umugabo nibura ngo tumubwire ngo haguruka umugabo nyiraho ahaze? Ninde? Nibura tuzana uwo mugabo wari kuba hicaye. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, tugize umugisha wo kongera kubana namwe ku biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi bugera kuri bose. Imana ishimwe. Ku ijwi nk'ibisanzwe ni Marcel, imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, kandi nizera ko namwe turi kumwe muri iki kiganiro. Niba ugize umugisha, Imana ikabiguciriye uburyo bwo kongera kumva ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, reka tuvuga ngo wibyihererana, bisangiza abandi, ukora share, ariko kandi niba waranyuzwe reka tugusaba ukore subscribe. Subscribe ni uburyo bwiza bwo kumenya ibiganiro byageze ku ijwi ry'umukanguzi hatagize ikigucika. Anise, mumeze mute? Turashima Imana. Imana ishimwe. Tubahaye ikaze nanone. Murakoze kandi nawe tuguhaye ikaze. Amen. Reka mbwire bene data turi kumwe muri iki kiganiro bakureho ibibarangaza, hanyuma dusabe Aniseti atuyobore mu isengesho. Imana ishimwe. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana umurengezi w'ubugingo bwacu, waramiye ikirenge cyacu tutaragikubita ku rutare ngo dusitarire kugwa, kandi udutegera ibiganza kugira ngo tutagwa muri rwa rwobo. Twisanga mu gituza cyawe, imbabazi zawe nyinshi ziradutwikira, ubuzima bwawe ubuvanga n'ubwacu, tugira umwuka wera mu mubiri. Njyewe nk'umuntu, nta mutungo uko waba ungana kose nashora mu mubiri cyangwa nabika mu mubiri, kuko nzi uburibwe bw'umubiri, nzi uburyo umubiri ubora, nzi uburyo umubiri ari umwanzi wa nyirawo. Umunyarwanda aravuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Ariko ibyo warabyirengagije, ufata ubutunzi butagira akagero, ufata ubuzima bwawe, umwuka wera, ufata ubumana, ubutuza mu mibiri yacu. Amen. Ubushyira mu bugingo bwo muri Kristo, ubugingo ubutuza mu mubiri, hanyuma natwe duhinduka abanyembaraga. Nta wundi muntu washora mu manegeka nk'aya, keretse Imana yatugiriye imbabazi kugira ngo iramire ubugingo butarimbuka. Turagushimiye Mwami, tugushimiye ubwo buntu, tugushimiye izo mbabazi, tugushimiye iryo bambe, kuko umuntu w'umubiri, Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo uwita ku byawo, ku bya kamere y'umubiri gusa, bimuzanira urupfu. Ibyo ntiwabishimye ko dupfa nk'uko dupfuye, ntiwabishimye ko tuguma mu rupfu nk'uko twari turutuyemo, ntiwabishimye ko tuguma turi ibizira nk'uko twaziraga, ahubwo watwegereje hafi. Abari kure utwegeza hafi kubw'amaraso yawe. Ubuntu bwawe bwinshi n'imbabazi biraduhobera, maze ijwi ryawe ry'ihumure rivugira muri twebwe, rivugana natwe. Amen. None turahumuritse kuko waduhamagaye, dufite ibyiringiro byo kukubona no kubana nawe. Imana ishimwe. Abatatumirwa mu bitaramo, abataba mu nama z'abakuru, abataba mu nama z'abatware, kandi abatatanga ibitekerezo abantu bateranye, waradutumiye Mwami, uravuga ngo muze tubane. Abo batakemerwa n'ababo, uravuga ngo nimuze tubane. Nabo bemerwa, urababwira ngo nimuze tubane. Abari babiri uduhindura umwe, abarutanwaga uratunganyisha kubw'amaraso yawe.
none mwami niki twavuga, amaraso yawe ni igiciro cyinshi. Haleluya, 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 haleluya. Maraso yawe ntareba degree, ntabwo areba mwami intera z'ibyo tugezeho, ntabwo areba ingano y'ubukungu dufite, ntareba kavukire, ahubwo ibyo byose bidutera guhinyurwa mu maso y'abantu nibyo byatumye utwemera. Urangije uravuga ngo nawe usuzuguritse ngwino, yewe usinziriye kanguka, none waradukanguye kugira ngo natwe dukangure abandi. Mu izina ryawe mwami turagushimiye, turagushimiye kubw'ibyo data wera. Reka ijambo ryawe rikomeze kuba umurama, rimere mu mitima yacu, kandi dutange ingemwe zikurire no mu biganza by'abandi no mu mitima y'abandi, kugira ngo ubugingo bwari burohamye bwongere busayurwe n'imbaraga z'agakiza kawe. Mwami dusengeye umuntu urwaye, umuntu ubabaye, umuntu watewe n'ibiza n'amakuba, umuntu wagezweho n'ibyorezo, ukuboko k'umukiza gukiza nikongere kumugereho. Imana itabara yongera itabare, umurengeze ubugingo bwacu yongera arengere. Hari ibitugeraho bitari bimwe birushya umutima bikawunaniza. Muririmbyi yaravuze ngo mu gikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami. Aravuga ngo namwe nimuze abaremerewe n'iyo misozi. Undi araririmba aravuga ngo aho hose niko hajya harushya umutima, mu mataba, muri iyo misozi ahatebekere mwami, aho hose harushya umutima. Ariko ngo nyansaba Uwiteka azamfasha, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Ubwo twumvishe kiziza indwara, ubwo twumvishe subiza abarira, ubwo twumvishe tanga ibitwenge mu mwanya w'umubabaro, ubwo twumvishe umunezero wawe nuganze. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu. Turindira urubyaro, turindira igihugu, turindira inshuti n'imiryango, turindira abaturanyi. Iyo tuvuga abaturanyi tuvuga ibi bihugu duhana imbibi. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ryaratubwiye ngo niwe uzaca intambara zigashira. Mwami kwifuza ku isi gukurweho n'ibiganza n'amaboko yawe akomeye. Urakoze, ni kubw'ineza yawe dusenze twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. Anise, tugize umugisha wo kongera kuganira ku ijwi ry'umukanguzi, ariko hari ijambo Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe. Yego. Kogeza izina ry'umuntu ari Imana ibikoze, reka mvuge muri ubu buryo, burya Imana ibiguhinduye umusitari. Of course, aba ari umusitari, kandi noneho kumenyekanira mu Imana bibaye akarusho. Ubundi umusitari ni umuntu uzwi. Ntekereza ko impamvu babagereranyije n'iryo zina, ubundi babikura ku nyenyeri. Aho umuntu ari hose inyenyeri arayibona. Noneho niyo nyine twita sitari. Kuvuga ngo ni umusitari ni ukuvuga ngo ni umuntu uzwi. Ariko njyewe sinemera burya umuntu uzwi, nemera icyo muziho, noneho nawe nkamwemera kuko akirinda. Ubundi nyirizina hari abantu bamenyekana ku bibi, bakamenyekana ku bibi, bakabira ibirangirire ku bibi. Hari n'abamenyekana banyuze mu nzira y'urukozasoni, hari n'abamenyekana ari uko bakandagiye izina ry'abandi. Hari mwene data umwe yajyaga abwiriza akavuga ngo umuntu agusumba bitewe n'icyo ahagazeho. Hari n'abantu rero bamenyekana kuko bakandagiye, bahonyoye abandi. Rero kumenyekana kuko Imana yimenyekanishirije muri wowe ntibigira uko bisa. Amen. Impamvu nari nkubajije aka kantu, ngewe nasubije amaso inyuma, nabitekerejeho, nafashe akanya ko kubitekereza. Nibuka ahantu Imana yadukuye n'urugendo twanyuranyemo n'Imana, mbona amaboko y'Imana yakoze ibyo ngibyo. Uyu munsi Anise, ntabwo ntekereza ko ibi bintu wari kubirota bitewe na bwa buzima twanyuzemo butafatikaga, ariko turashimira Kristo watanze icyerekezo. Uyu munsi reka mvuge ngo izina ryawe Imana yararyogeje nk'uko yogeje irya Aburahamu, nubwo kwitwa umusitari utabikunda, ariko hari ibintu cyane cyane nk'ijambo Imana yagushyizemo. Uvugana n'umuntu wo muri Amerika ukumva ukoreshwa n'Imana, wavugana n'abantu bagiye batandukanye bakumva ukorana n'Imana, kandi niko bimeze. Ariko wowe ikintu cyitwa ubusitari ntabwo bikunda. Nta nubwo burya bari bwo, kuko ntabwo ari Anise tuzwi, ahubwo hazwi Imana iri muri Anise. Ni ukuvuga ko ishobora kwimuka Anise ntimuzongere kumwibuka. Ibyo bijya bishoboka. Imana ishobora kwimuka mu buturo bwayo, Anise ntimuzongere kumwibuka. Niyo mpamvu ntabwo ari twe tuzwi, hazi produwi dufite, kandi iyo produwi ninyita produwi hazi ubutumwa, hazwi ubutumwa. Kandi noneho ntugire ngo uwo wo muri Amerika wari utanzeho urugero, ntihagire umuntu unyumva nabi udukenera. Akenshi si twabakeneye, akeneye Imana iri muri twe. Nibwo buzima barokore babamo. Ariko kandi simbivugiye kuri nge no ku bandi bakozi b'Imana, mujye mwemera abantu bemeye gukorera Imana, kuko abantu bose bahamagarwa
ntabwo ariko bemera gukora. N'abatumwa siko bemera gutumika. Burya na wa muntu wemeye nabwo ni ikindi kintu gikomeye. Rero hari abantu bazanwa n'ibi turimo ntibanatwibuke, ntibanatwiteho. Noneho kimwe mwita ubusitari kikaba imvune kuri twe. Kikaba imvune kuri twebwe. Hari umuntu uhita wumva tubaye yansharije y'imizigo y'ibibazo afite. Noneho we ntatekereze ko umuntu ari kubwira nawe ni ikibazo. Ni nk'umuntu wajya guhondagura ku nzu yo kuri banki ngo mpa amafaranga, ntiyibuke ko ya nzu nayo ifite abayazanamo. Niba batagezeyo ntayariyo. Ni ukuvuga ngo natwe nuko tumeze. Nuko tumeze. Sinababwiye se ukuntu, sinzi impamvu bateguye gutyo, kandi twibutse abantu bo ku Ijwi ry'Umukanguzi tujye tujya kuganira, si ngombwa ngo tuvuge ku byo tugiye kuganira. Icy'ingenzi ni uko dusaba kuyoborwa n'umwuka. Nigeze mbibabwira ko hari abantu bajyaga bampamagara mfite umubabaro, ndi kurira. Sibyo, ndi kurira ngaceceka, akambwira ngo nsengera mfite ibibazo, nkumva ibyo biri munsi y'ibyanjye, nkabanza nkamusengera, nasoza nkongera nkumva mfite amarira, nkayaririra imbere y'Imana, nkayibwira nti Mwami warunzaniye aba, bafashije mu buryo bwawe, nanjye ndizanye, mfasha mu buryo bwawe n'ubundi. Rero kuvuga ngo izina rirazwi ntabwo ari irya Aniseti, ahubwo niryo Aniseti yishingikiriza, niryo rituma Aniseti agera kure. Kuko niba twishingikirije Kristo, ahazwi hose bakeneye kumva Kristo, bazasakinga nibandika Aniseti bakamwumva na Kristo muzima, bakomeze kunyumva. Rero ubwo ntabwo ari Aniseti. Niyo mpamvu ntajya nemeranya n'umuntu umbwira ngo ni umusitari muri gospel. Mumbabarire, barazwi, barahari tunazi, ariko hazwi indi. Ikintu gitangaje ni uko ibi bintu dukora ntitubikoreshwa n'ubwenge bwacu, si imbaraga zacu, si amahitamo yacu, si n'ubushobozi bwacu. Turabikoreshwa. Ni igikoresho Imana yahisemo. Ni igikoresho Imana yahisemo. Noneho igikoresheje imenyekanisha iby'uwo murimo wo muri icyo gikoresho. Rero niba ari iby'uwo murimo muri icyo gikoresho, si ubudashyikirwa ngewe ngezeho, kuko ndi kuhagezwa, sinjye uri kuhagera. Ndi kuhagezwa, nahagezwa mukahambona mugira ngo ninjye uhizanye, ntabwo ari njye. Niyo mpamvu nta warota ngo agere mu migambi y'Imana. Wari uvuze ngo wigeze ubitekereza? Oya, n'uyu mwanya ngewe ikintu gitangaje, sinzi uburyo mwanyumva, ariko ikintu gitangaje, Aniseti ibi byose mwita kumenyekana, sindabibonamo nk'intsinzi na rimwe. Nta na rimwe, kuko intsinzi yabamo ni uko umubare w'abatuzi tuwuprofita tukawubwira Kristo twamenye. Niyo ntsinzi. Ariko social media iranadushuka ikatubeshya ko turi abasitari, ugahura n'umuntu ukuzi ntanagusuhuze. Umuntu yagukunda rimwe na rimwe, urukundo agukunze rukabangama. Nimvuga kubangama mu byumve muri iyi context, ugasanga agukeneye igihe udahari, waba udahari akabyita kwishyira hejuru, akagutuka, ukumva akeneye ngo uvuge ibyo ashaka, kandi yaje adashaka ibimurimo, ashaka ibikurimo. Ariko noneho agashaka ngo uvuge ibyo ashaka, kandi yari kubyivugira. Ubundi iyo umuntu ashaka kumva ibyo ashaka ariganiriza, kuko niwe uzi ibyo yakibwira. Ariko niba uri kumva undi muntu, menya ko nyine nundi, ubwo nibyo washakaga nyine, nundi uri kumva. Ntabwo rero habamo intambara nyinshi. Social media rero igaragaza abantu badafite icyo bagaragarana, kuko akenshi abantu bari kutubona batubona bingana nuko twabiyeretse. Ariko ngewe nzi urundi ruhande niyizimo, bo batazi. Ni ukuvuga ngo rero hari abo muzi ngo ni abasitari. Yesu abaho umugisha. Amen. Tuva kuri kano kantu, nubwo atari cyo kiganiro twateguye uyu munsi turi buze kuganiraho, ariko hari akantu gato nashaka kukubaza. Ni umwihariko wawe njya nkubonaho ntakunda kubona n'abandi bantu, reka tukavugaho hanyuma dutambuke dukomeze. Umwihariko nkunda kukubonaho, akenshi mukunda gukoresha ijambo rivuga ngo, bavuga ngo baragukunda, bakavuga ngo ntimugakunde Imana Aniseti. Ntimugakunde Imana Aniseti.
kuko nimushingira kuri njyewe isaha nisitara namwe muzasitara ibyanjye bizabakomeretsa. kandi natekereza abandi bakozi b'Imana abashumba bavuga butumwa ugasanga bameze nkaho bakurura biyegereza bavuga ngo ni abantu banjye, kugeza n'ubwo abo ngabo bita abantu babo babyakira bakavuga ngo ni dati, ni dadi, ni mami, ndi munsi y'amavuta yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. kuko mwebwe mudakunda gukoresha utwo tuntu? ese ubundi ntihagire umushumba untera amabuye, ariko nta n'ikibazo kirimo ku mahitamo ya buri muntu wese bitewe n'uko atwumva. reka mpere kuraka kuki abantu bishimira ko hari abantu baba munsi y'amavuta yabo, nabo barabyakiriye. ubundi kuvuga ngo ndi munsi y'amavuta yawe, none se ayo mavuta niyo akuzanye? ubundi twakira Kristo ntabwo twahawe Yesu w'igice ngo abandi bamurya ari muzima. yego, ntabwo bigeze baducura Yesu, sibyo? twese twakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. yego, nta n'umwe yahaye ugutwi ngo ndamuhe ukuboko. twese ni Kristo. yego, ikintu ushobora kundutaho ni mu muhamagaro. nicyo nahamagariwe. yego, kuko ushobora guhamagarirwa kuyobora benshi, ngahamagarirwa kuyobora umwe, cyangwa ngahamagarirwa kuyoboka. yego, ariko iyo bigeze ku mavuta, sinzi ikintu cyitwa amavuta. n'uyu munsi ntago mbiyoberanyaho. sinzi ikintu abantu bita amavuta. amavuta rimwe na rimwe baravuga ngo iyo umuntu afite amavuta ngo nuwabwirije abantu bagafashwa. yego, none si yavuze ngo ari munsi y'amavuta ye? mbo singira umuntu ntera urujijo. yego, ariko njye nta muntu mba munsi y'amavuta ye, kuko nta muntu ndi kugera ikirenge mu cye. ndi kugera ikirenge mu cya Kristo. aho hantu harimo ubuyobe, aho hantu harimo ubuyobe buteye ubwoba. yewe, ikindi cya kabiri warumbajije, njyewe Aniseti nzi neza ko amagambo y'umuntu atandukanye n'umuntu. yego, nzi neza ko nshobora kukubwira ikintu gihabanye n'imirimo yanjye. niyo mpamvu nitangaho urugero kugira ngo abantu iyo myumvire bayireke. be gukurikira Imana ya Aniseti, yego, kuko ntimuzi impamvu inshyize kuri social media, ariko wowe uzi impamvu ujeho. yego, rero wifata Imana yanjye nk'aho ari yibaho gusa. nawe ni Imana yawe. yego, ni nk'uko nanjye ntizera Imana y'undi muntu. nizera Uwiteka Imana ihoraho nk'Imana yanjye, ko ni data wa twese. amen, niba ari data wa twese, umwana mukuru yisanga kuri papa, yego, umuto akisanga kuri papa, noneho memu n'uwanduye nawe yigaragura mu biganza bya se, bya nyina. ni umubyeyi. niba Imana ari umubyeyi rero, nta buryo nshobora kukumvisha ko niba njye nawe tuvukana, sinshobora kukumvisha ko papa ari papa wanjye, mwemere papa wanjye kandi tubyarwa n'umubyeyi umwe. ni ukuvuga ngo nawe niso. yego, nawe exactly. ku buryo Aniseti nimba ikirara kuri papa nkigumura, sigarana ubutoni kuri papa wawe. yego, sibyo? njye nshobora kudakora ibinezeza umwami, ariko wowe ukagumana n'umwami. rero impungenge ngira ni imwe, ntabwo ari uko nshidikanya ku Mana n'uburyo nizera. ahubwo impungenge ngira ni uko abantu bajya bagira urufatiro ku ntumwa n'abahanuzi, akaba ariho bubaka. Yesu yaravuze ngo kuri urwo rutare niho nubatse itorero, bagira ngo ni kuri Petero. niko abantu benshi twari tuzi. ntabwo ari kuri Petero, avuga ngo kuri urwo rutare, kuri wowe. ntabwo ari kuri Petero, kuko hari Pedra na Pedro. Pedro ni ukuvuga ngo ni akabuye gahanyuwe ku rutare, hakaba Pedra, Pedras, yes, ari rwo rutare. ni ukuvuga ngo avuga urutare yari avuze kuri Kristo Yesu. Imana ishimwe. niho urutare. umuntu wese ukizwa, twebwe twabaye umuyoboro ukubwira iby'agakiza, ariko ntabwo ari twe gakiza kawe. niba nguhanuriye nkubwiye iby'Imana igiye gukora, ntabwo ari njye uzabisohoza. sibyo? niyo mpamvu rero aho kugira ngo ugumane uwakubwiye iby'Imana yagambiriye, wagumana Imana yabigambiriye. aho kugira ngo ugumane isezerano utakaza Imana, wagumana Imana ugatakaza isezerano. kuko iyo uri kumwe n'Imana uba ufite n'ibyo yasezeranije. niyo mpamvu mba mbabwira nti wiguma
kuri njyewe kuri aniseti imana ni imana yacu ndetse yawe. amen uzi ijambo Yesu yabwiye Mariya Magadalena yaramubwiye ngo winyegera ntunkoreho kuko ntarajya kwa data. yego ngo kandi iri jambo rivuze rite ndumva ntahavuga ntahasomye. Ni igice cya 20 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. yego Nihangane dukoresha inyandiko iri jambo turyumve. Yohana ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu igice cya 20 igice cya 20 duhere ku murongo waho reka mparebe neza. Duhere ku murongo waho wa kangahe kugira ngo mpumve neza wa 11. Haravuga ngo ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira runama arunguruka mu gituro. Abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye umwe ku musego n'undi ku mirambizo. yego Aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuyemo umwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize. yego Amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze mu gashyamba ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba aramubwira ati mutware. yego Niba ari we wamujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. 16 Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira mwitaba mu ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho. Uyu murongo niwo nashakaga wa 17. Ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data. amen bene data Niba na Kristo abonye ko Imana atari iye pasono akatubwira ngo jya kubwira na bene data. Ni Yesu uri kubyita Yohana, ni Yesu ubyita Petero. Njyewe ndinde wo kuba Imana ari iyanjye gusa. Mu buryo nizera ntago nizerera mu kwizera kundi. Nje nizera mu kwizera kwanjye. Ariko noneho Imana ni data kuri njye. Ariko namwe se kuki mwizera data wa Niseti? Ntimwizere komeza buretse nkomeze. Jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so. yego Kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. ariyo Mana yanyu. ariko Mana None biraba Imana yanjye njyenyine gute? kandi twese ari data. Ntihazagira ukubeshya, nta wariye Imana ngo ayimare, nta n'uwo yinjiyemo ngo itwihe igice. Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka yawutanze iwucuncumuye. ntago yawugeze. Ngo ntiyigeze iwugera ngo nk'uko ubuntu bwayo buri. Ninde warondora ubuntu bw'Imana? Rero Imana ni data wa twese. Mwe kwizera Imana ya Niseti. yego Mwizera Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Niyo Mana nizera nibyo, ariko noneho mwe kwizera binyuze muri nge. Mwizere binyuze muri Kristo Yesu. Amen. Niyo mpamvu uwo witwa umubyeyi wawe nawe uzamuramira mu gihe yaguye. Uwo wita dadi nagwa ntazagukomeretsa kuko dufite inkomoko muri Kristo. yego wimwubakiraho kuko nawe yagwa. None se w'urufatiro rwe nihe? nawe ni kuri Kristo. Urakoze. Niba ari kuri Kristo nawe ubakaho yubatse rero. Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi turagenda tuganira ku ngingo zitandukanye. Reka duhindure ingingo ikiganiro. Reka mbasabe mudusomere mu Bakorinto ibice 14 umurongo wa 34 n'umurongo wa 35. Korinto urwa kangahe rw'Abakorinto? Ndumva ari urwa mbere. Ibice 14. Yego. Umurongo wa 34 kugeza kuri 35. Haravuze ngo abagore yego nibacecekere mu iteraniro kuko batemererwa kuvuga. Yego. Ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga. Yego. 35 kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibariza abagabo babo imuhira. Yego. Kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Yego.
ndagira ngo tuganire kuri ano magambo kandi ndizera ko umwuka w'Imana ari buze kudufasha. Pawulo atanga impuguro yavuze uburyo umugore akwiye kwifata mu iteraniro ndetse akwiye gucecekera mu iteraniro, kandi ndibaza ntabwo cyari mu gihe cy'amategeko ahubwo ni mu gihe cy'ubuntu. Ndibaza umugore guhabwa inshingano ubundi byaje gute? Uhise ugera ku nshingano nk'aho nawe ubaciye. Njyewe nabazaga. Uhise ugera ku buryo bwo guhabwa inshingano. Reka mbanze mbabwire iki. Aha ni Korinto. Yego. Korinto biva ku ijambo nyine Korintiyanize. Yego. Korintiyanize ni nko kuvuga umuntu uri koronike n'ubusambanyi. Yego. Kuko kwitwa umukorinto barabikoreraga. Bakaryamana n'abagore bitwaga abatambikazi b'ibigirwamana bya Rutemi n'ibindi bigirwamana, bagasambana nabo. Ntugire ngo umuntu witwaga umukorinto yari umuntu woroshye. Ntabwo yari umuntu woroshye. Byari izina rikomeye mu buryo bw'ubwenge bw'isi ko nabagira iki. Bwa kabiri, impamvu mpise mvuga ngo nabagira iki nibo nkomoko y'ubumenyi dufite uyu munsi. Hanyuma bwa kabiri bari abanyamasengesho beza ariko basenga imana mbi. Bari abanyamasengesho beza basenga imana mbi kuko basengaga ibigirwamana ariko bazi kuyisenga ko gusenga. Nta kintu bakoraga batagikoze mu izina ry'Imana yabo. Bagiraga imana nyinshi, ntabwo mpatinda. Rero bitwaga abakorinto kuko biyemeje gusambana nabo batambye b'abagore bizo mana z'iwabo, hanyuma bakitirirwa icy'abakorinto. Bivuze ngo twarahiranye n'iyo mana, dutanga imibiri yacu ku batambyi bizo mana, twemera kuba abayoborwa bayo bayoboka iyo mana. Nicyo cyitwaga abakorinto. Uyu munsi ni babi ku busambanyi kuruta abo twita indaya, kuko indaya ibikora kubwira ari ry'umubiri ugiye kugira ngo iramuke, igacuruza umubiri ariko itayobotse imana runaka. Bo rero babikoreraga gutamba imibiri yabo mu buryo bwo kuramya, mu buryo bwo kuramya. Noneho Pawulo ageze muri Korinto asanga bagira ibimenyetso abakorinto batarashyitse umubare w'ubusambanyi bw'abategetswe. Asanga bagira ibimenyetso bibaranga by'uko bagishaka gusambana. Reka nsome nkubwije ukuri, nubwo ari ngombwa ko twari bubivugeho, ariko njye sinari kukwemerera gukora topic kuri iki kiganiro iyo tuganira. Reka dusome igice cyaho cya mbere, urwandiko rwa mbere rw'abakorinto. Noneho igice cyaho cya 5 havuze hati, umurongo wa mbere, urwandiko rwa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere rw'abikorinto. Haravuze ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Nirurangiranwa. Nyine tekereza ngo ubusambanyi buri mu bakorinto burenze ubwo mu bapagani. Noneho bo bagishyiragaho agahigo, nimukomeza imirongo yo munsi, ngo bamwe bagasambana na ba mukase n'abandi bagasambana n'abagore yego. Niko Bibiliya ivuga. Ntabwo ndi gukora sakirirego, sigaye ntinya kugira ngo ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani umuntu kwenda mukase. Baracyafite umubare bari kujya kuzuza. Noneho ngo bwamamaye hose. Icyo kintu sinzi niba muri kucyumva. Nta kintu cyamamara kitahawe agaciro. Noneho ngo namwe murihimbaza aho kubabara. Wumva n'ubutwari. Ni ku murongo wa 2 uvuga ngo kandi ari byo byari bikwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Rero ibimenyetso by'uko babaga bakeneye gusambana babikoraga mu myambarire. Akambara umwambaro ugaragaza ko agikeneye kuzuza wa mubare. Bivuze ngo nawe nyuzeho ubaye ubishaka nta kibazo. Icya kabiri,
mu mvugo bagiraga amagambo bakoresha n'uyu munsi mujya muyumva mu ndirimbo. Icya mbere ni mu myambaro, icya kabiri ni mu mvugo, icya gatatu mu ndoro. Muzi ko izo ndoro zibaho se? Okay. Noneho muri fesi yabo bakagira uburyo bisigamo bugaragaza uwo murimo. Exactly, bugaragaza wa murimo bakora. Noneho hari ijambo ryo ntari buze gukoresha ntaza kuba confusinga, ariko gatoya nkababwira. Bamanuraga ibi mwumva abagore bambara bakavuga ngo ni sex, bagaragaza amabere. Bo rero bashyiragamo ishangi, ibihumura, bagashyiramo n'imikufi. Bari barateguye. Noneho uretse n'icyo nibyo byasimbuwe n'amatatu. Amatatuwaje tubona. Ego. Reka marenge. Bikaba no mu ndirimbo baririmbaga. Yego. Ikindi nyuma yaho bikaba no ku mitwe yabo mu buryo bwo kwiyogoshesha. Niyo mpamvu Pawulo yageze muri Korinto arababwira ngo ntibikwiriye ko hari umugore usenga atiteze, adateze igitambaro. Kuki atabibwiye abigaratiye, akabibwira ibye abi Korinto? Ni ukugira ngo umwe wiyogoshesheje kwa kundi bitaza gutuma hari umugabo anyuraho akamukurura kandi yamenye iby'umwami Yesu. Aramubwira ngo hisha icyo cyasha kiri ku mutwe wawe umwe wahamagaraga, gihishe, noneho numunyuraho ntabone ko ukiri ready, ntabone ko ukiteguye. Noneho rero abakorinto umugore wazaga atari kumwe n'umugabo we baramwibaga, baramujyanaga. Umugore baramutwaraga, yambaye imyenda y'ubusambanyi yuko ashaka gusambana. Abahari nabo biteguye gusambana, kugeza ubwo buri muntu yakatanaga umugore utaruwe. Amukuye mu rusengero? Yego. Amukuye aho mu materaniro, aho mu makoraniro. Yego. Pawulo arangije ababwira ibitari mu byanditswe ari byo ndi gusobanuza ibi. Yego. Abateologe barabizi. Arababwira ngo noneho buri mugore ufite umugabo wizera azane n'umugabo we gusenga. Hanyuma kandi banicarane. Muri kamere y'abagabo turambirwa vuba. Umugabo yategereza umugore ari mu turimo runaka akarambirwa, akaza mbere, kuko inyigisho za Pawulo zararyoha. Akaza mbere y'uko umugore we aza. Noneho umugore yaza agahagarara araranganya amaso arebaho umugabo ari. Ubwo ni impamvu ya mbere itumye arogoya amateraniro. Icya kabiri, kugira ngo rero aba bantu nababwiye ngo nabahanga, nta mukorinto wumvaga ijambo Pawulo ari kwigisha atari kuryandika. Nta mugira iki wabyumvaga. None se Bibiliya iravuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso ngo abagira iki bashaka ubwenge. Sicyo Bibiliya ivuga se? Bo rero bandikaga ibyanditswe. Noneho umugore kugira ngo aze kumenya aho bahereye akabaza umugabo, amubarije mu iterana akambwe ati yasomye he? Ibi ngibi ari kuvuga se mwabitangiye mute kugira ngo nanjye mbyumve? Kuko inyigisho za Pawulo zari inyigisho zisaba kuzitangira kugira ngo uzumve. Mwabitangiriye? Bagatangira kumera nk'aho baderanje. Pawulo aravuga ngo umugore acecekere mu iteraniro. Ntabwo ari uko yabujije abagore kuvuga, yabujije abo ngabo bari kuderanja mu materaniro. Umugore acecekere mu iteraniro, noneho ibyo utamenye uze kubibariza umugabo hehe? Mu rugo. Ntabwo ari uko bazaga kuganira n'abagabo mu iteraniro, ahubwo ni uko baganiraga kuri bimwe Pawulo yavugaga, n'ikimukonfuzinze ntakibaze Pawulo agahita akibaza umugabo. Ikindi cyatumaga abagore bahita babaza abagabo batabajije Pawulo nuko kiriya gihe bari bameze nk'aho bagifite guhezwa. Kuko mu Bisiraheli nubwo ari mu isezerano rishya, ariko bahezaga abantu babiri. Bahezaga umwana bagaheza n'umugore. Noneho mu iteraniro umugore ntatera urutoki ngo abaze Pawulo,
Yego. ahubwo kuko yisanga ku mugabo we akaba ari we abaza noneho yabaza umugabo akarogoya Pawulo. Yego. Ntabwo ari uko Pawulo yavuze ngo abagore ntibavuge, ahubwo kubyandika gutyo kwari ukugira ngo bataguma kurogoya iryo teraniro. Yego. Rero wavuze ngo abagore bimikwa ryari? Yego. Njye nanavuga ngo nibo bafite umutima wo kurera kuruta abagabo. Binashobotse nabimika bose ahubwo. Umugore Afite impuhwe ziruta izacu, kuko bafite imbaraga zumva umubabaro kuruta twe. Hanyuma umugore mu nshingano Marise, ntabwo nzi impamvu wateguye iki kiganiro. Nakubwiye ngo iyo biza kuba twagitegura inyuma ya kamera ntabwo nari kwemera tugikora. Ariko icya mbere ari abigishwa yego ba Yesu 12 ari na Mariya Magadalena, ninde ushimwa mu rupfu rwa Yesu kumva? akenshi bashima Mariya. Oya, ubundi ni icyo nyine ku ijwi ry'umukanguzi tuberaho. Wivuga abantu, wowe ushima nde? Ndashima Mariya. None se Mariya si we wavuze inkuru y'umuzuko wa Kristo? Ba Petero batinye kwanza. None se niba Mariya ari we wabwiye yagiye kubabyutsa, iyo ni session ya mbere, sibyo? Yego. Yarababyukije utumwami bamujyanye. Bageze kumva barongera barahamuta. Baragenda. Musome Bibiliya hadusomye igice cya 20 Yohana. Barahamuta baragenda. Kugeza ubwo aho babonye imyenda Mariya habona abamarayika. Nyuma yo kubona abamarayika abona Yesu. Yesu aramubwira ngo genda ubwira abigishwa. Yego. Ngewe uyu Mariya nanamugira apotre w'intumwa. Nanamugira umuyobozi wazo kuko yatinyutse kuza ziryamye. Araza arababwira ngo nahuye na Kristo. Aho ngaho ndumva tutahemeranywa. Kubera iki? Umugore se araba apotre. Umugore arajya mu nshingano zo gukora uwo murimo w'Imana. Kafite izindi nshingano. Izihe? Zo kwita ku muryango. Icyo rero cyo kuvuga ngo afite inshingano zo kwita ku muryango, ni umuryango utarisobanukiwe. Ubundi hari ikintu kimwe cyangwa bibiri kugira ngo tubivuge mu buryo bwejejwe. Umugabo atemerewe gukora. Nta mugabo wemerewe gusama inda, nubwo uyu munsi bitezamo za nyababyeyi bagasama. Nta mugabo wemerewe gusama inda ngo abyare. Icya kabiri, nta mugabo wonsa. Iyo mirimo ibiri ni y'abagore badakora, bapurita abagabo batashobora. Ariko kuvuga ngo umugabo ni ngo nubwo baturusha impuhwe kuko niko baremwe. Ariko ikindi umugore yakora utashobora ni iki? Ntacyo ntashobora. Ariko se iri jambo Paulo yakoresheje avuga ngo muganduke, abagore nibaganduke, birimo hano ahangaha n'ubundi yaravuye mu cicekero mu materaniro, ahubwo muganduke. Noneho umva igitangaje, bo ni ukuganduka, ni ukwemera iby'amategeko y'abatware. Kuko ubundi umugabo agira viziyo y'urugo mbere y'umugore. Umugore aba afite viziyo y'umugabo, umugabo afite viziyo y'urugo. Bivuze ngo umugore agera mu rugo umugabo yararuteguye. Kumugandukira ni ukwemera kugera mu ntego y'umuryango umukuru w'umuryango yagennye. Sibyo? Hakaba noneho n'irindi uri kwirengagiza rivuga ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Yego. Mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ngayo nguko. Ngaho bifate tubikompare. Gukunda nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira no kuganduka. Kuganduka se nibyo abagabo? Kuganduka nibyo abagabo. Ni ikinyarwanda rega utumva. Wagize ngo nuko ari imvugo izimije. Nose ubundi kuganduka ni iki? Nukuyoboka no kwemera iby'umuntu. Iby'umugabo akubwiye. Kuki se ubundi nubwo icyo kinyarwanda kuganduka se uri kubishyira mu gikorwa? Yego. Uri kubishyira mu gikorwa? Oya, ntago mbishyira mu gikorwa, ahubwo ngiye ndi kubahiriza ihame. None se ngaho nsobanura icyo bita kuganduka ku buryo umugore aganduka umugabo ataganduka. Ni ukumva nyine iby'umugabo mubwuka mwubaha. Noneho uyu munsi ntacyo umugore akubwira ngo umwubahe. Ndabikora. Nyine keretse niba hari ikindi kinyarwanda gisobanura kuganduka. Hari n'umuntu wigeze umbaza ngo kuganduka bihuriye he no ku kigandara, kugandukira umuntu wagize ni igihe
tuba tumuhaye ka gaciro ke tukamwemerera kwitanga ku bwe tukabonekaho. Kugandukira uwo mubana si kimwe no ku kigandaro cy'abapfuye. Ni abantu bazi icyo kinyarwanda ariko ntabwo ari bose, ntabwo ari kimwe. Yego, hatagira umuntu dukonfyuzinga. Ariko ikintu gihari, Mariya Magadalena twemeranyijwe ko yabaye intwari. Icya kabiri, turebe guhamagarwa kwa Matayo. Yakoresheje ibirori arashima. Hanyuma turebe kwa Lazaro, mushiki we Marita atumaho. Mushiki wa Lazaro ariwe Marita na Mariya. Marita yajyaga mu cyikoni agategura, Mariya akaba imbere ya Yesu. Mushiki we azanye amavuta asutse ku birenge bya Kristo. Uzi icyo ariya mavuta asobanuye? Ariya mavuta ya narada yatunganyaga imibiri. Umuntu wapfuye iyo bayamusigaga ntiyaboraga. Hanyuma kabiri, amavuta asobanuye ubutware, kwimikwa gushya. Niba asutse amavuta ku birenge bya Yesu, ni ubuhanuzi bukomeye buvuze ngo uyu ntazigera abora. Kandi umubiri wa Kristo ntimwawubonye uboze. Turacyafite Kristo Yesu muzima n'umubiri we. Hanyuma kompara we na Matayo. Ubu Mariya usutse amavuta ku birenge bya Yesu agakora iki gikorwa cy'ubuhanuzi, abaye umushumba nk'uko Matayo ari umushumba, byaba ari ikibazo? Ntabwo cyaba ari ikibazo ku ruhande rwanjye, ariko ndibaza uyu munsi Pawulo aramutse azutse akagaruka mu isi, agasanga uyu munsi abagore barimo barabwiriza, abagabo bicaye aho ngaho bari kumva, Pawulo ntabwo yabona ari amahano yaje mu isi? Uretse no kuba amahano, n'uyu munsi Pawulo aje hari ibyo namwigisha mu ivugabutumwa. Nimba ivuga abantu muraza nase Pawulo yanditse inzandiko, twe turi kuri social media. Ahantu Pawulo yagenze kure, ubu Pawulo ntabwo twamwigisha gukozaho kuri tapandiko. Ubu ntabwo twamwigisha kujya gutega bisi Nyabugogo. Ubu ntabwo twamwigisha gufungura mikoro. Ubu ntitwamubwira ngo icara mu iteraniro ritarimo umuntu n'umwe wicara imbere ya kamera ubwirize. None se ibyo uri kuvuga n'ibyo bari gukora, bari gutinya Pawulo uzagaruka? Njyewe numva rero, njyewe uburyo mbyumva, numva bari gukora ibintu bitari ibyabo. Indeze umugore ni ibyande bari gukora? Umugore ari gukora ibitari ibye. Ninde mugore uzi wicaye mu mwanya w'umugabo nibura ngo tumubwire ngo haguruka umugabo nyiraho ahaze? Ninde? Nibura tuza n'uwo mugabo wari kuba hicaye. Wowe ni ukuvuga ko urabishyigikiye? Oya, njye ntago gushyigikira ikintu hari igihe ushobora kugishyigikira utacyemera kubera inyungu zirimo, ariko njyewe ndanacyemera. Ndaje nkubwira impamvu. Oya yimbwira. Oya, wowe mbwira umugore wicaye mu itorero ritari irye rikaba ryari irya wa mugabo rya ntuza, ku buryo uyu mudamu tuhamuhagurutse tuhashyire ntuza. Uremera nkoresha ukuri kose? Yego. Ngukoreshe? Uyu munsi abagore b'abavuga butumwa, sibyo? Uremera ko abenshi ngenda nabazi, wenda si ngombwa ngo nabitangaze ngo mbavuge, uremera ko uyu munsi bafite ingo mbi bitewe n'ibyo binjiyemo bakarengagiza izindi nshingano bafite mu rugo? Uvuze ngo bangahe? Barahari. Bangahe? Uvuze abenshi. Noneho rero ntabwo z'abagabo b'abavuga butumwa nabo babaye ibicamuke kubera kujya kure y'ingo zabo. Bo ntabuzi. Oya, bo ni iby'isi, ariko ntabwo ari umurimo w'Imana, ni mu by'isi. Oya Marise, turi kuganira dushyira ukuri hanze nk'uko uri kukuvuga. Nta bagabo b'ibicamuke uzi bitwa ayo mazina barushwa agakiza n'abagore batabwiriza, kandi abo bagabo bitwa amazina y'umurimo. Barahari, ariko ubundi njyewe reka ntangure urugero rumeze gutya, kandi uwo muntu nawe uramuzi. Umugore yari umuvugabutumwa ari n'umuhanuzi, sibyo? N'umugabo nawe yari umuvugabutumwa, sibyo? Ari umuhanuzi, ariko urabizi neza ko icyo kintu aricyo cyabasenyeye, kuko yumvaga ko ibyo umugabo ashoboye n'umugore nawe abishoboye. Ariko nibyo nyine nibyo, icyo yari ashoboye nawe yari agishoboye. Ntabwo rega njye nemeranya nawe ko
kuba umugore yumva ko ashoboye aricyo cyatandukanyije urwo rugo. None se ntango zatandukanye zitabamwe abahanuzi, kuki mushaka gushyira amakosa ku gutandukana mukayitirira bene ayo mazina? Uwo mugore uri kuvuga ngo ndamuzi, cira ku mayange mu kiganiro numva uwo ari we. Ntabwo namuvuga. Nyine si ngombwa ngo namuvuge kuko nyura hirya. Batandukanyijwe nuko bahanura. Yego. Kandi noneho ariko urahazi rega. Jya ukubita imbwa umotse n'umusega ntacyo bitwaye. Ni mu Nyagatare. Ntabwo ariyo mpamvu. Ruriya rugo nta makuru rufiteho. Nta makuru rufiteho. Ntabwo natangaza iby'ibyaha byabo kuko ibyaha byabo byarahanwe, ariko umwe yajyaga mu butumwa, mvuze umwe muri abo babaye, sibyo, agakora ibikorwa byo kwiyanduza hirya iriya, sibyo. Ubundi hari ikintu cyica abashumba b'Abanyafurika, nuko umuhanuzi agira ngo yemerewe no gukora kansaringi. Umuhanuzi, umubwirizabutumwa akagira ngo yemerewe no gukora kansaringi. Yego. Umushumba akagira ngo arabyemerewe. Ntabwo umuntu wese ushoboye kubwiriza yahamagariwe kujya kunga ingo. Mu ntege amatwi mu nyumve. Hari umuntu Imana iha izo mpano zose akazikoresha. Icya kabiri, umuntu wese ubwiriza ntiyemerewe gutega abantu amatwi bari kwatura ibyaha. Kimwe mu bintu byica aba bahanuzikazi n'aba bahanuzi muri kubeshyera ingo n'impano ngo nizo zibisenya. First of all, ateza amatwi abantu bari kwatura ubusambanyi. Inshuro wumva abakoze ibyaha, rimwe na rimwe hazamo n'uwo utari uzi ko yabikora, akagusigamo akantu kavuga ngo na runaka arabikoze. Burya nawe arabikora. Icya kabiri, iyo wumva ibyo wumva byinshi Marise nibyo ukora. Yego. Turabyemerana. Nibyo ushyira mu bikorwa. Kandi ibyo wumva byinshi bigusigaramo. Umuntu wemerewe gutega amatwi abantu bari kwatura ni umuntu ufite imbaraga zo gusenga inshuro ziruta izo yumva abantu batura. Ibyo yumva byamwanduza. Exactly. Agomba kuba afite igicaniro muri we, ku buryo gitwika ya myumvire akanava atanabyibuka yabyibagiwe. Hari ikintu ku gicaniro cyabagaho, igicaniro ubundi ivu ryo ku gicaniro ntabwo ryabaga ryemerewe gutumukira hanze. Ryabagaho umureko umanura ivu mu kibindi ridatumutse. Bivuze ngo ibyo numvishe simbibwira abandi, mbigumanye gutyo, mbaye nk'ikibindi nyine, ibyo umbwiye mbishyinguwemo, ariko muri nge harimo izihe mbaraga zituma ndibuze kuresista bya bindi. Umuntu yakatura amarari akaba kongeje umwicaye imbere uri kumwumva yatura. Nicyo cyatumye abavuga butumwa abahanuzikazi y'abapastori, abantu bicaye kwa turiya dutebe batuze, bahindutse abakora ibyaha, batuje abo batuje. Ivumbi ryaratumutse. Ryarabatumukiye. Noneho rero niba umugore amaze ibyumweru 2 atabana n'umugabo, yaragiye mu ivugabutumwa, nubwo ari kubwiriza mu buryo bw'umwuka, ariko umubiri ubitse wa mwuka ukeneye ibyawo, kuko umwuka nturi iwabo. Waba w'umwuka ni mu ijuru, waba w'umubiri ni mu isi. Umubiri uracyari mu isi. Uyu mugore arafunkisiyona cyane, uyu mugabo nawe nuko wasize ingo akamara iki gihe. Niyo mpamvu ivugabutumwa rya mbere ni mu muryango, witinda hanze y'umuryango. Uburyo abantu bagiye batinda biyima ingo zabo, nicyo cyagiye gituma batinda bakora ibyo tutari tubitezeho. Rero mwebwe kuvuga ngo umugore ntashoboye inshingano kuko ibe yarabikoze aragwa, ntabwo ari byo. Yabaye kure y'ukuboko kwa Muramira kukamukura muri ya moshya. None se Paulo ntaho yageze hano akavuga ngo ntimuzimane? Si cyo kiganiro turiho aravuga ngo keretse mwagize mute, mwabisezeranye cyangwa muri mu masengesho. None se nta bantu, nta bagore babura abagabo babo kuko bagiye mu ivugabutumwa? Ugasanga umugabo abwiriza ku wa mbere kugera ku cyumweru, hanyuma akabwiriza nibature ayakumanywa na ninjoro muri korari. None se ntihari abagendana imyenda? None se uru rugo ruzize impano? Ntabwo ruzize impano, ruzize ubujiji bw'umunyempano. Ntabwo ruzize impano, ntabwo ruzize ngo nuko yari umugore. Oya, ahubwo mu muhamagaro wawe ugenda gute? Izo mbaraga z'umwuka nibyo zikoresha, ariko wongera ufata umubiri ujye kuganduka. Nibyo, hereza umugabo umwanya,
nawe mugabo hereza umugore umwanya. Abana twe guhura n'abana tubakubita tubabwira ngo ibi ni bibi, tutarahuye nabo tubabwira ngo ntimuzabikore. Uzi ko hari abantu baba mu nsengero babona abana babo bari gukosa akamukubitira icyo atamubujije gukora, ataramubwiye ko ari ikosa. nose ntiwigeze urera, ntiwigeze uhana, ntiwigeze ucyaha. Ni hahandi njya mbabwira tuva mu materaniro, hari abantu bakunzana iseti bakaba bansohokanye muri hoteli, uti mukozi w'Imana tujye gusangira, sibyo? Wenda hari ndagiye ndiye inkoko, nta n'urukwavu nasize mu rugo iwanjye, ndagiye ndiye ibiryo, umugore w'iwanjye atazi no guteka, nimpagera ndamusuzugura mpereye kuri ya sahane narindiho. Kandi ibyo biryo abantu byagiye bitwara, none barahari pe. None icya kabiri, ninjira mu rusengero barankomera amashyi, sibyo? Ningera mu rugo hari inshingano ntujuje, umugore arakare, nkumbure ya mashyi nabonye mu rusengero. Yes, ninkumbure ya mashyi nabonye mu rusengero, muhora amashyi atankomeye kandi abandi bayakomye, numve ngo ari kunsuzugura. Ni numva nsuzuguye ndamubangamira nshingiye ku cyo ndi cyaho navuye, nirengagiza icyo ndi cyaho ngize gute aho ntaye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni impano, ni uburyo tumanagingamo bya bihe tubamo. Wa mugore niba yagiye bagakoma amashyi, hakaboneka umugabo umubwira uti uri umugore mwiza, uri umukozi w'Imana, akamukundira icyo. Hanyuma umugabo wakubwiye ngo uri umugore mwiza ntazi uburyo ubyuka ugona, ntabwo azi uko usa iyo utarasokoza mu gitondo, ntabwo azi uko uba umeze iyo utambaye uwo mwenda wazanye mu rusengero. Hari undi mugabo mubana rero, sibyo? Ntabwo none se mwagize ngo nubwo mumbona kuri izi kamera aniseti mu rugo ndi umuvugabutumwa, none se mba ndi kubwiriza madamu, ndi papa wo mu nshingano, sibyo? Niba ndi papa wo mu nshingano, icyo munkundira ntabwo ari cyo umugore w'iwanjye ankundira, warankundira kuba mu nshingano neza. Noneho niduhurira ku Mana tutabangamiranye, bizatuma yemera Imana yo muri njye, nanjye nemera Imana yo muri we. Ariko se niba umubwiriza butumwa mwiza simbe papa wo mu nshingano, harya ubwo tuzabishinja umuhamagaro? None se niba umuvuga butumwa mwiza ntuba umugore wo mu nshingano, tuzabishinja umuhamagaro? Hari umugore nzi, ibi ngibi wirirwa uvuga, hari umugore nzi yari umuvuga butumwa, umugabo yakira umuhamagaro w'umugore, sibyo? Biza kugera igihe bakajya bajya ibihe byo guteka. Tutuntu ni twiza, mujye mutekera abagore banyu barya ibyo mwatetse, nta kibazo kirimo, biteka uko bitetse abirye. Noneho igihe kimwe umugabo aza kubura akazi, akajya ateka nyine yita ku mirimo yo mu rugo. Umugore yagiye mu ivugabutumwa, umugore atangira kumva ko Imana yamuhaye icyubahiro kuruta umugabo. Ntabwo ari wa muhamagaro rero. Nicyo navugaga rero, nicyo ngicyo gituma nibaza kuri izo nshingano. No, hari n'abagabo bagera ku rwego babona abagore babo batabakwiriye. Kubera iki? Abavugabutumwa hafi ya bose bashaka ari inzahare, turabyemeranwa. Kandi umugore w'umuntu angana n'icyiciro wamurambagije urimo. Niba angana n'icyiciro wamurambagije urimo, Imana ihinduye amateka, ugeze mu kindi cyiciro. Nta buzi bo batangiye kubona badakwiranye n'abagore bashatse benshi. Urakoze. None se kuki iryo kosa ry'utaribara ku mugabo ukaba uri kubara ikosa kuri wa mugore wabonye yarazamuwe mu ntera kuruta umugabo? Urakoze. Kuki utakimubaraho? Iyo myumvire yawe imeze nk'iy'uwo mugore cyangwa uwo mugabo. Noneho icyo nari nshaka kuvuga rero, uwo mugabo yaratetse, aje uyu mugore asenga isengesho ry'ubupfu nk'iry'abantu bajya basenga. Uti Mana, ibi biganza byakozwe, ibi biryo byatetswe n'ibiganza byanduye, bihumanura ukuremo imyuka mibi n'ibindi. Nuko arakomeza, umugabo arababara akurikije agasuzugura amaranye iminsi. Uti ibiganza byanjye byandujwe n'iki ku buryo utinda ku biryo uri guhumanura ibiganza byatetse? Umaze igihe. Urumva imyumvire yacu no mu masengesho akantu gatangiye kuzamuka none. Yes. Kandi ikindi cya kabiri, abagabo b'Abanyafurika bagira complex ya mbere yo kwanga agasuzugura, ariko cyane cyane biterwa n'aho twakuriye. Noneho bikagira ikibazo kiri mu miryango. Ubundi umugabo akwiye gusuzugurwa. None se gusuzugurwa ni iki? Ni ugukora utabonye akazi, noneho babubahe bave mu kazi mujyeyo. Ariko bamenye ko hari icyubahiro gikwiriye umugabo. None se icyubahiro gikwiriye umugabo nyine ni iki? Nyine umugore niyoroshye niyimanure, amenye ko ari umugore. Ndabyemera, nta n'umugore wasumbye umugabo.
ngewe mu mbabarire nta nubwo nemera uburinganire, nemera ubwuzuzanye. yego. sibyo kuzuzanya ndabyemera, ntimugire ngo hari ikintu ndwanyije aho. kuringanira byo ni ibintu bitashoboka, kuko ntago bikunda n'amaboko y'abantu ntareshya. uzapime n'amaguru yawe ntangana, n'amaboko ntareshya ari ku bantu. rero ni ibintu byinshi bitareshya, n'amaso ntareba hangana. abize biology barabizi, sibyo? n'imisatsi yo ku mutwe ntingana. niba Imana ari gutyo yabiremye, setu nta kindi cyo kora, biruzuzanye. ubwo bwuzuzanye nabwemera, tukabaha agaciro kabo bakaduha akacu. ariko kandi Marise, tugaruke ku bagabo b'abakirisito. umugore yizamuye ugaca bugufi ni ububwa? oya ntago ari ububwa. oya ntago ari ububwa. none se umugabo yizamuye umugore w'agaca bugufi, byo ni ububwa? none se ariko gute umwuka atatuneshereza ngo tuwutsindishe ikibi? mukumva muri gushaka icyubahiro kitarimo guca bugufi kwa Kristo. ariko uzi ko musetsa. yego, byabaye intambara kubera icyo. rero icyo nashatse nabitse. waba uzi neza ko hari umugore wabaye umupasitori muri ADPR akabatiza? ariko niba simpamya ko abantu bose bashobora kuba babizi ibyo bintu. kutabimenya se bisobanuye ko bitabaye? kuki se bitakomerejeho? abantu bakuru b'igihundwe, abantu bakuru bo mu Gafunzo, mu Nyomozi, Rodiya ntiyigeze abatiza? ubwo nyine sinzi niba navuga ngo ikintu cyamukomye mu nkokora ni umuco w'ibyo twari turimo w'imirimo abagore bakoraga, abagabo bakoraga abagore badakora. ariko kubw'umuhamagaro w'Imana yarabatije, yarabwirije. Marise, uretse imyumvire, umuntu wabumbuye Bibiliya akabwiriza, hakagira umuntu ubyarwa n'agakiza ka Kristo kubw'ivugabutumwa rinyuze muri uwo muntu, yabatiza uwo muntu abwirije agakizwa? urakoze. yamushyingira? ari umugore se? reka ne kuguma kugonga urukuta. ngewe ndakubajije, niba umuntu akubwirije ubutumwa bwiza, bwa butumwa ubwirije bugatuma ukizwa, uyu muntu ukubwirije ugakizwa akubyaye muke, si mu bugingo? none se gukora ibindi bimenyetso bisigaye byo ku mubiri abiburijwe iki? kandi yageze mu bugingo akakubyara ku rwego witwa umwana w'Imana, yinjiye mu bugingo, akora igikorwa kiri spirituwe Roma. imigenzo ye ku mubiri imuheje ite? uretse imyumvire. niyubaha umuco. umuco wuhe? niyubaha umuco. iteka ryose umuco w'ahandi ni uwera, ariko rimwe na rimwe ni nico ku muco w'ahandi. iki tucyemeranye? ndabyemera. none se kubaha umuco, mu muco mugira Imana data wa twese? mu muco se? noneho wawubashye wowe se? kuki usenga Kristo? wowe kutawubaha. none se kuki ushaka kumwubahisha umuco muri Kristo kandi nawe yarayobotse Kristo, utuma wararetse ibyo ngibyo nawe akubaha Kristo? reka dusoze ikiganiro. ijambo ry'Imana rivuga rite? riravuga ngo umaze kwizera ntabwo aba byawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa iki? ntihariho umugabo cyangwa umugore. urakoze. aba byawe n'Imana. noneho niba uri kubara umugabo cyangwa umugore, uri he? niba hatariho ubushake bw'umugabo cyangwa ubw'umugore, hakaba hatari umugabo cyangwa, wowe uri he? ntahuzi nyine. ntahuzi. Pawulo avuga ngo abagore bacecekere mu iteraniro, ni aba barogoyaga iteraniro. hari ababiranamiste bavuga ngo abagore ntibavuge. oya, nimukurikirana amateka, koko se ntibavugaga mu iteraniro rya Kristo? nta mugore waje kumubwira ngo nkiriza umwana? Mariya ntiyamusutseho ibirenge? none se Mariya Magadalena yaje bigenze bite? ntiyakiza abadayimoni Yesu amusengeye? none se Inayini yazuye umwana wane?
none se tujye tuvuge nta bagore muzi uwakoze ku ncunda za Yesu Agakira. yaravuze ngo imbaraga imvuyemo. Uwo mugore yaracecetse cyangwa yabwiye Yesu ngo ninjye ugukozeho? Yego. Niba badacecekeye mu iteraniro ririmo Kristo, Pawulo akababwira ngo nimucecekere imbere yanjye. Abacecekesheje kuko bari kurogoya, ariko Yesu ntiyigeze ababwira ngo nimuceceke. N'undi wese urogoya namubwira ngo naceceke, niba hari icyo abaza kibarize mu rugo. Yego. N'umugabo urogoye iteraniro nawe naceceke. Noneho Pawulo yavuze abagore, Aniseti mvuze abagabo. N'urogoye iteraniro nawe naceceke abaze ryasoje. Yego. Yego. Turabyumvisha. Wowe nande? Ndabyumvisha. Ndabyumvisha. Imana ni iya twese. Yego. Umurimo Imana uza abagore bagiye bahamya. Mm. Wari wumva amateka ya Perepetiwa? Yego. Muzi ko indirimbo nyinshi dufite mu ndirimbo z'agakiza ari ubuhamya bw'abagore bahamirije abagabo badakizwa. Imana ishimwe. Muzi abagore bagiye batekera abigishwa bakakira intumwa. None se aba bagore bagendanaga na ba Yesu bakora iki? Bafuraga imyenda y'abigishwa bakanabatekera. Muzi abagore Pawulo aho agera i Filipi, abo yasanze wacuruzaga imyenda akajya afata n'ibyo yungutse akagira gutakakira abantu. None se niba tuganira ubundi mujye mukuraho confusion mufite. Igice cya 4 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, n'igice cya 5 Matayo. Yesu yicara ku iriba ry'Igarizimu. Yohana yari ataratangira kubwiriza. Yego. Matayo yari ataratangira kubwiriza. Ariko umugore amaze guhura na Mesiya yasubiye mu kirorero kuzana iki? Abantu. Ubwo ntabwo ababwirije. Bari baratinze ahubwo kubimika. Ubwo ntabwo ababwirije. Bari baratinze kabisa. Ese nicyo wagendereraga? Bari baratinze. Nibazaga ubwo ntabwo uyu mugore abwirije. Noneho Bibiliya iravuga ngo Yesu abonye abantu benshi bazanywe nande? Abigishwa bazanye ibiryo, umugore azana abantu. Ubwo ukenewe nindi? Ibyo abigishwa bazanye Yesu yarabiretse aravuga ngo mfite ibyo kurya mutazi, ariko ahugira mu bantu uwo mugore azanye. Ubapotere w'aba bantu ninde? Uwo mugore. Urakoze. Ntacyo se ubundi ngo mwubahe Kristo nk'uko tumwubaha. Mukorera Imana nk'uko tumwubaha. Hari abantu bajya babibibwa abagore bakadukura mu cyuho. Simvuze ngo niko muri, ariko hari abagore bajya baziba icyuho. Mu byange mu byemere. Naba nabo banagera imbere y'Imana bakarira icyubahiro wenda bakizamura ku bantu, ariko imbere y'Imana baca bugufi. Hari umugore ujya wikakaza, mujya mwumva abagore bitwara nk'uko twitwara ku makamera. Uwo wikakaza aba asanzwe afite impano iri kumukoreramo itandukanye n'iy'Imana, wenda ugasanga y'ubugari mukoreyemo n'ibiki, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, umugore wahagaze arabwiriza nshuti yanjye. Reka ngushimire kandi nabo ncecekesheje kuva kare, reka nanjye nceceke. Reka ngushimire. Ubwo wenda hagiye kuza izindi mpinduka zidasanzwe bagiye kuzana. Zigiye kuza hese barazanwa nande? Nibo bazizana. Bande se? Bande. Ariko Marise urananirwa kwakira impinduka yo muri Kristo, urashaka izanywe n'abantu. Nibyo twatangiriyeho. Wowe wazanye iyihe? Wowe waduhaye iyihe? Nimwakira impinduka ziri muri Kristo, mwubaha abantu Imana ihamagariye gukorana nayo muri mwe. None se tuvugisha ukuri, Namani ntiyakize ibibembe? Yabwirijwe nande? Si agakobwa kamubwiye ngo iwacu haba Imana? Yego, muri Isirayeli hari Imana. Ariko mwagiye mwemera. None se ninde watumye Morodekayi yabwiye Esiteri ngo iki? Yaramubwiye ngo icyatumye Imana igutoranya ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Esiteri yarakigize cyangwa ntacyo yagize? Yagize umumaro ibwami. None se ubu dufite abo bantu bagira umumaro, ko muri sosiyete hakenewe umugore, hakenewe umugabo. Oringa te barakenewe, sibyo? Kuko hari aho bagera amategeko akoroha ku bwabo, hari n'aho bagera bagatinyuka ibyo mutinya, hari n'aho bagera abayatwara bakayoroshya kubera bo. Ibi mvuze byumvwa na benshi na bake, ntabwo ari buri muntu wese. None se Marise, uko wampa serivisi nje niko uyiha igitsina gore? No, si ubupagani biyolojikoma. Yoroshya umugabo cyangwa ikoroshya umugore uhuye n'umuntu baropoze. Ntabwo ari irari mvuga. Uburyo twubahanamo biroroha, n'uburyo duteganamo amatwi biroroha. Imana ibagira igikoresho gikomeye cyo gucogoza abantu batumva bamwe
bo mu muhamagaro. Yego. Babyeyi Imana ikorane namwe. Sinzi impungenge Marcel afite nk'uko ikorana, Imana yakoranye na ba sogokuru Marcel. Yakoranye nabo ndabyemera. None se Imana yiyeretse Mukamanowa, Manowa adahari, yavuganye na Mariya Yosefu adahari. None nta mugabo wabagiye ariko ku buryo yari guhisha abagore Rahabu yahishe. Ariko hari imirimo imwe n'imwe izajya ibera mu itorero bagasiba. Bande none se umugore si nyina w'umuntu azunganirwe n'abo yabyaye. Wowe yose iba uhari, wowe yose imirimo iba uhari. Wanze kuyivuga, hari n'iyumvikana, ariko nta muntu utagira ukuboko kumuba mu bitugu. Hari Mose na Aroni. Urumva, hari Mose na Aroni. Iyo Mose atazakora Aroni azayikora, iyo Aroni atazakora Uri ayikore. None se abigishwa bose ko bagiye ntiduhari? Abo bantu barekeye kumva ibyanditswe byera duhari. Bazunganirane. Reka ngushimire kandi Yesu aguhe umugisha mwinshi. Nshimira nk'uwarorera Maharoni na Kiriyoni baguye i Mowabu. Rusi ntiyabaye umunyakananikazi. Yego. Are Imana ibaha umugisha. Reka dusoze kino kiganiro, dushimira n'iseti, dushimire na bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro ku ijwi ry'umukanguzi. Kandi muratwiyereka cyane iyo mwanditse comment, biradufasha. Tujya tuzibona kandi ndabizi neza tujya tubasubiza. Iki kiganiro zo ntuzikira. Imana ibaha umugisha ku bwa Kristo Yesu. Reka dushimire Imana. Mana turagushimiye, waduhamagariye kuba abagabura b'ijambo ryawe, kandi umugore n'umugabo bose ubaha kukwizera. Iyo tukwizereye rimwe ntawe utubuza guhamya impamvu z'ibyiringiro byacu ashingiye ku cyo turi cyo cyangwa uwo turi we, kuko ntabwo duhamya icyo turi cyo tutarahamya icyo uri cyo muri twe. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuduhindura duhinduwe nawe, tuvuga iby'impinduka za Kristo muri twe, abantu bakamenya Kristo binyuze kuri twe, natwe bakatumenyeramo. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo imyumvire yose itari muri wowe, yaba iyanjye cyangwa iy'abantu, uyirogoye, yaba iya bene data cyangwa Marcel, uyirogoye. Ibitekerezo byejejwe muri wowe aba ari byo dushyiramo kugira ngo dutekereze gutekereza gukuriye kwa Kristo. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.